karibu mukunzi. Shiri kudakoma. Yagenze gute? Gashira me. Hakuna niso no ufite uri kunyabiza bayikanya shiri. Ubuse kugira ngo nirengagize ubuhemo n'ubugome bwawe. Nese nakugize nte? Akubundi yumbwira kuri ngumba. Nkabimenya ko no y'ingumba, nkamenya ko nzajya kwadubuta umwana, nyine just nkabimenya ukambwiza ukuri ukaba umuntu w'umugabo akavuga ukuri. Nese ko tarajya kwa muganga tumenye ingumba ninde nakubwira ko ndi ingumba ndi muzima. Nzabe gusoma kangahe? 1 2 3 ndi muzima. Basi nyemera uzamere kize tujye kwa muganga. Werekeza mpande ufite ikibazo badufashe batugiye. Ntukanteteho. Uzashogoshere. Ibintu byose ni nkorerande. Ikintu ndi guhana n'iki muri ubuzima maziki. Urugo ni rungu gusara ikeri. Nta n'umwana yo kuzuza kumbwira amahage ngo daddy. Sheri. Nanjye umwana ndamukeneye. Twabanye kugira ngo twishime tubyare tugire umuryango. Ariko guhora umbwira gutyo naguhicisha. Nushaka urire wendurire ikivu wenakurire nire itembe igendegwe muri mere Mediterane. Nta kintu cyahindurana mu gihe ari kubona umwana watwite bese baza. Ese undi umbwiye ni mushaka kuko iyo washaka nkumugaburira nkagutunga n'umuryango wawe ariko utaje kuduma ni umukecuru wanjye iyo muhamagara mu bibi no mu byiza guhoza ku mutima. Ako bebe nasigaye bigira kuririmbira ubundi rero umbwire ni ishuri na join ejo bundi cyakuza gukora indirimbo. iyo ndirimbo ni bitaremo ibijumba n'ibirayi. Non, c'est la France. J'ai trouvé mon cœur qui aryamye nyine njye nari nabuze umutima wanjye mubonye imitanye n'ubwo. Ubundi babigaye. Cyane ubura byose barashimisha muri ubuzima. Kono mu gentleman. Wambara ikoti utazi France nyine mitamugani kanege bamushite wa France yakuze. Ariko urumva ko nyine nakamenye. Ako bamenye kuvuga ntabwo icyo bisobanuye. Reka abantu benshi ntabwo bazi icyo bisobanuye nabo bagira ngo ngenda narenze. J'ai trouvé mon cœur. Hagiye umuntu azagutuka ngo wagicucuye nawe umusubize wishimye. Je tabusi. Ahundi byapfunza kubembereza kwita sheri ishusho kandi imizi kutabyara guhera uyu munsi ibyo byashiro byibagire biba byizajye mpamagara mu izina. Kabiri ntukajye mama tumamagara sheri ugeze nibikureba. Ndise byabyara kunaniye kubyara kunaniye gucunga umugabo. Nawe ikindi kintu nkusubiyemo njye ndi muzima 100% ndabizi neza. Ati nzobe gusa ndetse yo n'inzobe nayo cyane nayo ni pirate. Kujya gusa ingarani tuzururunda murunda muhazave mu kintu se wapi. Sheri basimbabarira urekere. Birahagije. Se wazamve buru ukagenda. Wivuze nkaza nkandi bagore batatu bakabyarira rimwe imyaka tumaze tutabyara bagahita bambyara abana batatu icyarimwe. Kubinda bya mama ho bya mu mutuzo. Kwina ibise n'ibiki. Takurana. Birahagije. Ibiki birahagije. Ariko basi wakabinyemerera ukamfasha tukajya kwa muganga kuruca kuzadera. Wa mugore we n'umubwizo kuko ntarakunyuza mu rushi niyo mpamvu kinetaho. Nakubwika ngo ngende muzima. Kumva ko utabyara nta kibazo ariko nshaka ibyo kunsuzugura nzakwereka umugabo wari. Nawe urabizi ko mubara mukunzi. Mukaniho kanje bujyajya ugira n'ibyo bijya. Icyo bingira ibintu by'ubujyajya ujyanye makuruzi mukunzi kuko utambwiye mbere ati nubwo nkunda je simbyara ndi ingumba. Au ciel au terre l'amour.
noneho ibi nubimenya ndazigeze nabwize nta gifaransa nzi wowe ubwo mbwira bisobanura noneho byo yarambwiye ako ni by'urukundo tu ni by'urukundo ndabirambiwe mu Kinyarwanda gusa yene ko abivuga areba hejuru no hasi ubwo ni urukundo nyine guzuye ubwo bivuze ko urukundo rwawe ruri hejuru no hasi nyine ahantu hose tuje ndavuze hejuru no hasi no hariya hejuru no hasi wasanga arabivuze nkabyibagira ariko ikintu cy'ingenzi burareka nkubweshe nuko njye ngukunda tu noneho ndumva bivuga mu Kinyarwanda icyo uzi ubivuge neza Ushobora kwigana ibirimi by'abandi. Bakireka nguterere imitoma mu Kinyarwanda. Uri agasaro urusaro. Oya, kangutere ubundi. Uri hogoza ukaba niribagiza dinyibagiza ibibazo byose n'ubuzima utarimo. Ngukunda nk'inkimwe ikamwa y'imbyeyi. Okay, ngambwira. Ikintu kiri bashaka kumbwira, wambwiye ngo arakantu ushaka kumbwira, wanarakaye, ngira ngo ni ka massage ukeneye ariko hari ikintu ushaka kumbwira. Muze ntakintu bibwira. Nibwira. Kwanze kubundi ibintu natekereje ko wabitekereje kare, kuki no uyu munsi utari kubitekereza? Umwana afite ikibazo. Then I'm sorry. Nta kintu tudaheruka gukora. Yeah, nakibutse. Mbabarira basi, mbanje gusema. Kutiriko kutokana. Reguza ubwenge no kuba wigize nuze wiraje Nyanza. Okay. Sundi wana mugana amafaranga. Kwabere. Ndakoze kiraka kirimo amafaranga. Ubundi ari kuza icya 10 tukahita tubanza kujya kugisohokamo. Ariko se intonganya za buri munsi ubundi uhora unzanaho ko nge nawe nta numwe uripimisha ngo tumenye ubyara n'utabyara kuki wumva kari nge utabyara uziko maze kurambirwa intonganya zawe muri uru rugo ndagukoza gusenga ntubishaka ndagukoza tujye kwa muganga ntubishaka muri make urumva ushaka iki ese inda ninge nzayitera ndajya kwa muganga se ninge uzijyana mikura n'umwana cya tugomba kugenda bakamenya ubyara hagati yanjye nawe tukabona uko ndi muzima wa mugore we ikindi inda nzayitera he ikinyereka nyishira mu murima ntibikure ikinyereka ko uri muzima ni iki reka nikwereke Ganzo wakicundi kumukumbura buri munsi mumukumbuye ese bazasura ryari umwana ni byumweru biramara agiye kumukumbura buri munsi cyose ngiye mbyitayeho kirabuzo ko bazashora nyuma y'ibyumweru bibiri sanzaheza rwemba mukuru niko umwana wacu usanye mbaro ko ari mwiza nka mama nje gukora iki ndaje abo nawe nyakira konje aha ndeba gusoma cyo ndikumbuye umwana ntabi kwishuro yiga ntuhazi sibo mujyanye nizi numbwe yuko batemerewe gusura njye nkumva numva yabyaye kunda tukajya dumusura kabiri mu cyumweru yegora ukuri uzagenda ubisabe kwishuri babikora surise baruko ntabyara kana nanjye kandi kakabira nabuze uburyo mukurikiza buriye mfite umugore nibirebeye nyenze ko kibuda byara umugore wawe abo gukinge nawe tutabira n'umwana wawe ngo kuno kanje ikindi kintu cy'ikibebe cyiza nkuko twari ya byari byiza harya warongora umugore ganza atari yarahari kuki rero bagiye kurongora umugore nje usize izo ntibyo si cyo kibazo none tukikoze cyo kuba cy'umwana se tukikoze cyo nose tukikoze kibazo cyo kubana tukikoze cyo cyo rero washatse ura mugore unde uyu wambere twanamubyaranye n'indi nta wundi nabyara ni mubyaza byara n'umugabo uzana ubonye ntabyara abana beza nimba byara abana beza zajya ukabyara n'umugore wawe nimba nabishaka nimba utabishaka niza kumenya ko udashaka kubyara nawe nubwo ari kubana nawe
simple tubizi ko ibyo ntabwo njokinga wenda ushaka kubona zimwe ese sheri wabaye iki urongezanya ya mane yawe urongezanya ya mane yawe mbere kutabyana ibyo ndabyanga ariko nimba ushaka ko uzambona murayija bamurayiza nshaka murayiza yawe urukundo ufite ushaka ko ndazimara y'inzu wabuze amafaranga nyinshi wakoze zombi umugore bigira umwari nakungura umugore nta wakwita mama runaka uri Sandra w'umuhemu Sandra w'ikimara Sandra utsaze shira Aovi ntabwo zizira kuzanya kireba harabura iki ngo umumanga kangahe iwanjye ngo inshuro izo 3 enye 5 kanagasusu muri uri kwiza ngo nteri muri ariko bambwira ikintu kimwe uri mubi imbere inyuma ariko noneho ububi bwawe buri cyane imbere umuhemu mubi wambeshe uhungura umugore ngi wamugore Munde uzanuvanya kiriya kibazo mwese mwimita bakora umunsi wenda wewe icyo kirusha ni uguhihiranya utekame icyo kintu ese banyita ingaranira cyangwa nyita ikimoterera kivaze ndakiba nkishima wenda kuba ibiseseme bikazamba kagerana kunjya imitsi gusa nta kindi ushoboye kunjya imitsi uri kurira uri kurira uri kurenda uri kurenda uri kurenda wenda habuze mvanywa n'umwana umugabo ntabwo akozwe icyo bintu rero gufata umwanzuro wo kuza njyenyine nuko nashobora gutanga amahoro mu rugo wenda ngo amenye igisubizo nyacyo wenda nawe azikurikirane nabona icyanjye cyabonetse. Okay, so rero ntatinze muri byinshi kugira ngo mureke ko nasubira mu rugo mfashe no gukomeza gufasha abandi
igihugu ibisubizo byawe gusa uko biraza kuba bimeze byakiriye ibyo bisubizo ntibyavuye shingiye rero ku bizami byose nagufashe ku kibazo wari ufite byose ibisubizo byabyo byavuye ko nasanze uri muzima. Dr. birashoboka se? Uri muzima ntugire ikibazo. Nta mwaranyuranyije. Sandra, abaganga tugira amahame tugenderaho Yego. mu bigendanye no gutanga ibisubizo by'umwihariko ubu ni ubuzima buba burebana n'umuntu ku giti cye ndetse n'umuryango n'ifamiye muri rusange. Rero kugira ngo dufate umwanzuro wo gutubara rino jambo turivuge nuko tuba twabanje gukora biza byose mu buryo bwose bushoboka kugira ngo tutaza kugira ngo twibeshya. Yego. Kuko habayeho kwibeshya bishobora kuba byateza ingaruka nyinshi kuko twaba tugejeje ibyo bisubizo. Rero mu rwego rwo kugira ngo duhereze umuntu ibisubizo byuzuye turabanza tugakora check-up mu nzira zose zishoboka, twamara kuba sure tukabona kuba twatanga ibisubizo. Ni muri urwo rwego rero igisubizo ni kiriya, uri muzima ntugire ikibazo. Ni nayo mpamvu ntangiye nkubazanye ku cy'umugabo mutazanye nuko ikibazo wewe watugaragaje Ndabyara kuko nanjye Sandra nawe urabishoboye. urabyara kuko n'ibisubizo byawe birimo hano. Uretse tuvugane. Ndarambiwe. Uretse tuvugane. Imbere wampereye ndashaka kukumenyesha ko uyu munsi utazongera kumenyera n'undi munsi. Ibyo wankoze birahagije. Urangaraguye bihagije. Ndashaka kukwereka ukuri. Ntuhora unsaba divorce? Ntuhora unsaba divorce? Imbere wampereye. Ntuhora unsaba divorce? Akira. Unchuri kuncuranura nguwo hepfo nguwo haruguru. Mbere wahereye. Divorce singiyo nayiguhaye. Ngiyo nayiguhaye. Mbere wampereye. Ukunzuzugura undi ni wari amavubi ya. Urumva ukumbiye. Mbere wampereye. Ingumu wazikumva. Usura cyafite ijambo. Cyakora. Madam. Urumva amagambo yashize ivuga urabona nta byo kuvuga ufite ku magambo wagiraga. Ngiyo divorce. Amazina sina yawe. Icyo utabona se ni iki? Ntuncuri kukancuranura hari icyo utakoze? Mbere wampereye urabiyobewe. Hepfo haruguru hirya no hino. Wowe muzima wowe. Icyo utabona ni iki? Wowe muzima. Icyo utabona ni iki? Uracyafite ijambo? Ngaho ma divorce yanjye. Nka divorce yanjye. Sindi ingumba se? Usura cyafite ibyo kuvuga. Ngaho ntera inda mbyare wowe ubyara. Ufite impungenge ushaka gusobanukirwa niba ubyara cyangwa se wabyara. Umugabo agize vuba ariko n'ifite ibibazo byinshi. Mike, wihangane ntabwo ubyara. Ibisubizo byawe biri muri envelope mashyikira. Ngibi ibisubizo byawe birimo aho ngaho. Hose ihangane byakiriye. Iki kibazo naje ngikeka ndi gukeka ko ibintu bishobora kuba ari byo. None bibaye byo by'ukuri. Ya Mike, kuba utabyara nta nubwo ari uburwayi bwo kuba wenda waraje kurwara mu gihe runaka, ahubwo kuba utabyara ni ibyo wavukanye. Bivuze ngo kuva wavuka
wavutse ikigendanye n'akaremangingo ko kubyara kadakora. Ibyo nibyo bisubizo twabashe kuba twabona. Rero ugende uyakire tuze ntibiguteze ikindi kibazo kirenze. Nyuma y'ibyo bisubizo ugende wiyakire ukomeze kubaho ubuzima busanzwe. nta n'icyo nabimaze bisa nabimaze iki. Gusa ni dokima zawe zigendanye n'ubuzima bwawe ni ngombwa yuko uzifata kandi ukagenda ukazibika ahantu heza. maze imyaka 8 ndera umwana wawe se wabyaye. Injira. Karibu. Sifahamu inama yawe. Maya hano ni kwa nde? Ni wawe. Ni? Ni wawe. Uza kumbini ntabwo ari uzana. Uriya mwana w'umwana. Uriya mwana ninde se? Ninde se uriya mwana? N'umunsi ndakwica. Ninde se uriya mwana? Kubanza kumva ubundi wenda wowe uri umugabo yigo kanige nikigiye wanjye ubundi umuntu w'umugabo bumvira mu rugo rw'akabyemera nta soni ubundi wenda wita umugabo nzamwana n'uwande rigana n'isuka iyo tubona wabya ubona wabya ndabanereye urugo rwanjye rwabaye magari polisi kimwanereye uvuye mu musohoke mu rugo rwanjye utabona ku mugabo musohoke mu rugo rwanjye Nuje kuntera irwanjye. wafashe ino ngano Imbwa ni wowe. Utagira uruguza ubwibwita mu ngo ari z'abantu. mu bwiwawe umuntu utanabyara ngo ngingimuka Ni wese w'umwana. ubundi wenda ukifata ukikita umugabo utanabyara ubundi ubona watera inda iyi niyo yandayirirwaga idutesha umutwe ubwo n'inda ubwo turabusangiye ako kazi niba yumva ugita inda y'amatatuwaje yaramwishe musohoke mu rugo mukorogo zabaye nyinshi musohoke mu rugo rwanjye byagenze bito nabo natwe twarabyaye mwebwe se imyaka iratarantuje mugeze ko mwabyaye se ko mutashoboye kumwirerera nuko dufite abagabo b'ibigoryi nk'abazi kubarera babitugenda ubona wabyara kireke imbwa zibiri ko natindiza urabona amakosa ibintu biteza muri ubu ibi byose si bo bageze naho banterera urugo Nzi ko byara. Ubwo yashize inda. Imyaka yose yambaye inzira yakunze ko mfite umwana. ntaryama ngo sinzire Nzi ko utabyara shi. Nzi ko utabyara kuko nzi ko nabyaye. Gusa nyine ntabwo nari nabuze uburyo mbikubwiye yuko ufite umwana. N'ubu gihe nihagaraho mbiganye yuko Mbikini naba nihagaraho mbwiye yuko ndi muzima nyine kuko nzi ko ufite umwana n'umwana nta mwana. Kuko sinakumenya ko nabyara. Niko navutse. Ibyo nabihindura. Shobora kubona ukundikira. Ngoye kwa nubwiye amagambo mabi nyine. Akina kuzinzimba mbazi nzikwiye. n'amahirwe yo kutakubabarira sheri amakosa akora abantu turi abantu kandi umwana Imana niyo imutanga
igihe nikigera tuzabyara. ntawe tuzabona nabaye kwa muganga nzi neza ukuri ntabwo nabyara nimba uri ushaka ibintu ujya ahandi ugashaka umwana ntabwo mbizi umenya mu ntara yawe tuzabaho uko Imana yabitegetse. none kuki wahisemo kwibimba buri gihe nderera abandi ntanabyara? Tuza kuko ntacyo wakora ngo umwana aze nimba ari ukumeze, ariko hari abaganga b'inzobere bashobora kudukurikirana bakagukurikirana tugashobora kubyara. ntabwo byakunda muganga mbego bitakunda none dore ibyo nakoze nagengerekaho n'andi mafuti nkugira nabi nkufata nabi kandi warankunze none umaze iki mbere y'iki? Ariko dusezerana twasezeranye kubana mu bibi n'ibyiza, nibyo nyine ibyo nibyo byari ibibi twabiciyemo. Musamura hafi ngomba kuba hafi igihe cyose twarabyiyemeje. murakoze.